nta mwanya nigeraga muhaga ibintu byose nabimukoreraga njagaraye nibereye muri gahunda zanjye. Aba ni bamwe mu bagore bo murenge wa Rubavu mu karere ka Rubavu bagaruka kuri zimwe mu mpamvu zatumye bisanga bari mu cyiciro cy'ababyeyi bafite abana bafite ikibazo cy'imirire mibi ndetse n'igwingira. Nabyaye umwana afite ibiro bishyitse ariko kubera ko ntubahirije amategeko yo konsa umwana ibiro bigenda bigabanuka. Bigiye bigabanuka ngiye ku mujyanama w'ubuzima arambwira ati umwana wawe yageze mu gwingira yageze mu muhondo. Ndapfaga kumwonsa ndi mu rusaku ndi mu kajagari nabaga ndi no kumwonsa ndi no guhata ibirayi se cyangwa nkamwonsa ndi no kugenda mu nzira mu muhanda nkagenda nimucometse ibere. Ubwo rero mujyana mu buzima aje kungira inama arambwira ati ayo mashereka nta kintu aba mariye umwana uricara wowe nawe muri mwembi ukamwonsa umureba ayo mashereka ukamwonsa konka gahaga ntumukure kwibera adahaze. Icyo nicyo kintu cya mbere nakoze. Ubundi nicyo nakoraga cya mbere cyatumye umwana wanjye asubira inyuma akajya mu mirire mibi. Kine mirire mibi nyine nta kujya ibyo zitafatika. Gute? Nyine kwa kundi ukagenda waba ukoreye igihumbi ukabura ko wabigenza abana bakabona kuba mu mirire mibi. Yari kuvuga yavutse arushya ajya mu cyuma ubundi ngiye kumujyanye ku mujyanama w'ubuzima bamupimye bamusanga mu mirire mibi bamusanga mu muhondo. Ababyeyi bose icyo bahurizaho kandi bemeza ngo nuko uburangare no kutita ku nshingano ahanini ari byo bituma bajya gupimisha abana bagasanga bafite ikibazo cy'imirire mibi ndetse n'igwingira. Bakavuga ko bitari bikwiye ku mubyeyi wabyaye agaheka. Iyo umwana utamwonkeje amashereka akwiriye mu buryo bukwiriye icyo ni icya mbere gitera igwingira. Icya kabiri mu buzima bwacu muri karitsiye yacu nubwo abantu bose babaye mu buzima buciriritse ariko ntago abantu bajya bamenya gutegura indyo yuzuye. Gutegura indyo yuzuye ntago abantu bita ku mboga rwatsi, izi mboga zifite ibara ry'icyatsi. Izo mpamvu zituma abana babo batabagaburira neza bigatuma bagera mu mirire mibi. Imbogamizi ababyeyi bahura nazo nuko harimo ababyeyi benshi babyuka bajya gushakisha nyine agaterera umwana adafite amusiga ariko aho bazaniye amarerero umubyeyi arabyuka mu gitondo akazana umwana ku irerero rikamwitaho. Ubwo niko kurwanya imirire mibi. Imbogamizi zose nyine ni ukubura ko twabigenza mu gihe cyo gushikira abandi bana injuro ugasanga abandi bana ibiryo wabasigiye bamuhaye ibiryo nyine bidafite umumaro. Niyo mpamvu umwana ahura n'ubuzima bubi. Benshi babyuka bajya gushakisha kujya gushakisha rero yaza agatekera umwana ibiryo bidasobanutse kandi wenda bifite ntamenye guteka ya ndyo yuzuye. Ikibazo gihari ni uko usanga ababyeyi bagenda bakajya gushakisha ngo muri Kongo n'ikireno yataha ugasanga umwana nda biryo amuhaye by'indungamubiri ugasanga nda mboga yashizemo ndaki umwana agapfa kurya ibyo ariye cyangwa se akirirwa aho ngaho nda n'ikintu abonye. Noneho ugasanga umwana yiriwe umunsi wose niba yanyweye n'igikoma mu gitondo cyangwa anakibona ariko ugasanga n'ibiryo byarajya kurya arabirya saa yine kubera ababyeyi baba bagiye mu bintu by'imirimo. Kubera gushakisha umwana hari igihe umusiga akiri muto ariko iyo umusize akiri mutoya ukamutegurira indyo yuzuye ukamutegurira amata ukamutegurira igikoma uwo umusigiye akamugaburira ntago agira igwingira ahubwo uburangare bw'umubyeyi nibwo butuma umwana ajya mu mirire mibi ntago ari impamvu zo gushakisha. Hari kandi na bamwe mu babyeyi b'abagabo bemera ko kugira umwana wagaragaweho ikibazo cy'imirire mibi ndetse n'igwingira ahanini ngo nabo babigiramo uruhare bitewe n'uko batita ku nshingano z'uburere bw'abana babo mu ngo ahubwo umwanya munini bakawutakaza mu tubare n'ibindi bidafitiye urugo umumaro. Oya makosa turayafite. Ayo makosa nyine yo kuba ari ukuntu budafite akazi ariko ugasanga ndago agenda kwita ku mwana ugasanga yiriwe mu bintu byo kujya mu kabari byo kujya mu biki ugasanga rero na wa mwana yicaye ku muryango nda kintu yariye kuva mu gitondo sibyo kandi nawe wagombye kumwitaho n'ubwo bwose waba udafite akazi wajya no mu rugo niba ariyo n'ibyo kurya ukamutekera kuko ndakazi ubufite kuko wa mugore wenda aba yagiye gushakisha niba ariho n'ikintu cyo kuba wasoroma n'imboga mu karima k'igikoni ukamutekera wa mwana akarya
ariko ndagire imibereho mibi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rubavu Rwibasira Jean Bosco avuga ko abana bakeneye uburere bw'ababyeyi bombi mu gihe baba bakibafite, agasaba ababyeyi kwita ku burere bw'abana babo birinda guharirana inshingano. Uko umwana niba afite ababyeyi bombi ni ngombwa ko arerwa nabo bakamuha uburere bafatanyije umugabo n'umugore. Ubutumwa naho abagabo rero bajya mu tubari bakaza bukeye abana babo ntibababone, bamenye ko ibyo bakora byose nubwo baba babakoreye batanze amafunguro, batanze ibibatunga mu buryo twavuga bw'umubiri, ariko nanone umwana ntabwo ari byo akeneye gusa, akeneye no kubona uburere bw'ababyeyi be bombi igihe akibafite. Akeneye kubona uburere bwa papa, akeneye kubona uburere bwa mama. Papa bumve rero niba nuko baruvuze gusa, ariko ubu hari n'abamama nabo bameze nk'abo, nabo banywa inzoga, nabo bukarinda bwaca. Inzoga ntabwo ari nziza. Babona ko na gahunda yacu leta nziza dufite, ubuyobozi bwiza dufite, ko n'akabari amasaha y'utubari ko yagiye agabanywa, baba babirebye banashingiye ku burere bw'abana. Abana bakeneye kubona ababyeyi babo. Nubwo nta mibare ifatika twabashije kubona y'abana bafite ikibazo cy'imirire mibi n'igwingira muri uyu murenge wa Rubavu, biragaragara ko iki kibazo gihari bitewe n'uko bimenyerewe ko ababyeyi b'abagore aribo bakunda kwita ku guhahira ingo, bakabura umwanya wo kwita ku bana bakiri bato mu buryo buhagije, ahubwo bakabasiga mu ngo mbonezamikurire z'abana bato cyangwa bakabareresha bakuru babo nabo bagwana mu ntege. Rafiki Kabenga, ATV, mu murenge wa Rubavu w'akarere ka Rubavu.